aza nyereka ibitangaza. Hari ukuntu rero hari n'abantu yenda bagatangira ubuhamya twahuriye ku rusengero nabwo kwe n'umwana mubi droit à Z akubere mubi se kandi ubu yaje yigize marayika ariko ngiye mbona ari n'igihano cy'Imana cyane ko njye kumwemera ntabwo ari uko nari nagiye mu rukundo shaka guhangana na papa w'umwana yego urumva shaka guhangana nawe mvuga ngo ndashaka kureba ko kugahanga kazareba inyuma ko yego akumenye wari ukiri umwana none se nashakanye n'uwo papa afite 27 yego wari umaze gukora we rero yarambwiye ngo ni umudivorce ngo afite abana babiri amaze imyaka ngo 8 yarabivuyemo ambwira agahinda ke noneho nanjye ndamurakonta mubwira ubuzima bwanjye mubwira numva turahuje noneho nkabona ni n'umuntu free smart kandi ntacyo abaye urumva navuga tumugambi ndabaga ariko why not kongera kugerageza amahirwe ariko mu by'ukuri n'ukuri nubwo byaze nabikoze kugira ngo mpangane ntabwo ari uko wamukunda oya icyo gihe ntabwo wenda wa mugabo wa mbere we yakwaproachingaga ntabwo ndaza kukubwira ko nanashatse yirirwaga ku gipangu cy'iwanjye oya yigo nagiye no kumurega muri RIB kugira ngo ahagarike kuza yitwaje ngo aje kureba umwana navaga mu kazi nkajya ku ishuri nimugoroba and then ngataha nijoro bakaza bampa intuza ati papa w'umwana yaje dore yamuhaye n'amafaranga azi ko nashatse nyamara gukundaga ndabihamye cyane ko byamwafekse kuko njya gushyingirwa njya gukora civil yarabimenye sinzi abamuhamagaye yayikuse hasi yaje iwacu aje kumva iyo nkuru niba ariyo araferera ibaze kana wakunze kari primaire uragakujije akoze si wowe wabikoze ni wabikoze nyine kuri niwe wabikoze ese bimeze bite ngo rega ngo kanaka ngo urabizi abagore kuntu mukunda imitungo ati hari ibyo tutegeze ibyo ntacyo inzu barayiteje turagenda tugura hati asigaye nguriramo akamodoka kawo kazi ni ukumuma mu maso urabona hari ukuntu njye nabyitaga ko ari ukumuma mu maso kugira ngo ntabyinjiramo cyane bitanambabaza niruhuse rero nyuma yaho yaje gukora utuntu twinshi akajya mu mishinga yapfa akabona kuyimbwira akagera gute nabonye ikintu cya nyuma nihuse twaje gupfa ibi byose rero nabyihanganiye nihanganira ko kunca inyuma byose nari nakamufataho kabyara we akubonaga mesaje na hoteli zabereyemo n'ibiki byose icyakurikiyeho urakizi yarikoze ndi kumwe na Dudu cyangwa Dusabe Domina turaza gukoresha Dudu niryo zina azwiho mu nshuti ze ndetse no mu kazi akora Dudu tuguha ikaze mu kiganiro nkuru yanjye murakoze cyane ni amahoro ni amahoro uzi ko uri mwiza cyane merci murakoze cyane urabizi se ndabyumva urabibwirwa iyo urebye muri mirror bimera bite mbona iki mbona nta bidasanzwe ubona nta bidasanzwe ariko nyine uri mwiza merci tujye tubishima Imana nyine iyo tubonye iyo umura kubwe gutya ujye bishima ndabishimira pe haba urigeze kumbwira ngo ntuzonye kubwira ngo abantu ko ari beza ngo ni bibi ariko iyo ni compliment uramutse ubwiye oya ikintu iyo gihari kiravugwa urakivuga cyane uzi kuba wambaye neza umuntu nakubwiye ngo wambaye neza wambaye neza ba usumva nta kintu yongera nkubwiye ngo uri mwiza ndishimye yego Dudu uri umukinnyi wa filime ariko turaza no kuganira ku nkuru yawe by'umweko y'urukundo rutakunze nuko wenda twe tubyita y'urukundo rutakunze turaza kuganira umukinnyi wa filime uzwi muri filime yitwa Umwari ikunzwe ica kuri YouTube yego filime nziza cyane witubwira ko iki nakunze igihe natangiye nyireba
kubera ko ndi umuntu ukunda filime cyane kuva kera nkiri umwana nakundaga filime cyane ko navuga ngo yegeze gushaka no kunsengeraho gato filime ari ukuntu umuntu aba addicted ku kintu ukanga kujya kurya ukajya muri filime narebaga filime nkava mu kazi nkaza ngakaraba nkareba filime uramutse ufite umupateneri udakunda filime ubwo byaba ikibazo baje kundega ariko nsaba imbabazi nsa nkaho mbigabanyije urumva ko byankuruye rero guhita numva kubera n'ukuntu zikunda uri kureba filime uba wumva ibyo bakina wabishobora cyane yego niyo mpamvu nagize gutya nandikira iyo filime bari bari kuyireba ndavuga ati ariko ko bapininze nimero y'umuntu y'abakinnyi bakinamo uwabwira director cyangwa ubishinzwe nkamwandikira turavugana chine box ndavuga ati twagukira gutya ko ushaka gukina filime birasaba iki ambwira ibisabwa twagiye nk'abantu bajya gukora casting twagiye turi abantu 15 ninjye bahisemo uwo munsi ndabishimiye Imana bamereza rero yo gukina ndi umwavoka abantu benshi bajya bambona nubwo bantu bisigaye banuka ko nsigaye n'ijya ruswa ariko buriya naje kumenya ko iyo batangiye kugutuka uba uri kwikina neza yego byabanje kunkangaho gatoya mvuga se umuntu ntuka tutaziranye ariko ndashima Imana ko hari aho ngeze ndashimira na Birasa ni director wanjye yego ni umupapa mwiza nzi neza ko hari ahantu nzagera kubera we ndabihamya aratudatinga neza ubona buri mukinnyi wese ashaka kumenya amakuru ye je nabikunze nakunze na team dukorana n'abana beza uragera ukisanzura niyo waba ufite umujinya niyo ufite agahinda nagizeyo ndi umuntu ukunda kwiheba sinabikubwira ngo byumve ariko hari ikintu yankoreye kidasanzwe ndashima Imana nzi neza ko rimwe na rimwe hari nibikomeza hari n'abakenera ko nabakinira byanze bikunze nzagera kure kuko ndabishaka cyane yego twifuje kuzatera imbere twifuje kuzagera kure cyane kandi bizagenda neza dudu bizagenda neza ni iki navuga ngo wungukiye muri filime urumva wakunda kuzireba noneho ku nshuro ya mbere urabandikira ndifuza kujyamo maze kugufata ubu umukinnyi w'iyo filime wakundaga kureba nasaze mwe Rufonsina yego naramukundaga cyane Rufonsina niwe muntu wanyatretize none umusanzemo nawe narahise bimubwira immediately nawe ngo ndagukunda ni muri message njya mwandikira nawe ngo ndagukunda njya namupostinga arafasha cyane akina ari umuntu wo mu cyaro mu mafilme menshi yagiye agira none wo muri filme dukinana abikina neza barumva ashaka kuzatera ikirenge mu byarafashije cyane fata vuba kuba numva mbisangamo ko mu director uri kutwumva ukeneye umukinnyi Dudu wamureba rwose ukamugera ukamuguta isasa rero ndifuza ko ufite impano urabyizeye nuko bataranyinisha ngo marketing mbese bashaka ahubwo yego ndashyira nimero zawe hasi ikibazo uwifuza cyangwa itumwa zivuga kano kanya tutaratangira neza ikiganiro nazivuga nta kibazo 078 73 19 211 yego reka dute tujye ku nkuru yawe y'ubuzima waciyemo hari ikintu watangiye uvuga uti nageraga muri filime nkumva simeze neza ndihebye kubera iki ubu ndeba ukunda umugore wababaye wagize agahinda gatewe n'umuntu cyangwa n'abantu ubu biragoye kugira ngo nizere umuntu nkunda guseka nkunda kwishima ariko ibyishimo ni njyewe ubyishakamo kuko naje gusanga utihaye ibyishimo wanarwara indwara utabara yego rero icyo mvuga ko warumbajije ko cyatumye nishima nuko ngera muri filime nabanje kumva ko ndi kumwe n'abantu icyo nicyo cya mbere
noneho mbona n'abantu basabana, hari ibintu byinshi najyaga numva ngo muri filime ngo bigenda gutya na gutya bikiri ntabwo ariko nabisanze, nasanze ari abantu beza baje mu kazi, twebwe tubikora nk'akazi. Rero inkuru yanjye itangira, muraza kunyanganira, ntabwo bijya bimenyerwa. Birumvikana. Yego. Mbo nahera ko nkiri muto nijye nakundanye n'umuhungu wayandutaga. Ukiri muto ufite imyaka ingahe? Ewe sibwo nari mfite nk'ingahera, nari nkiga primaire. Yes. Mu wa gatanu. Uwo mutipe rero ntabwo nabyita ngo twatangiye ari urukundo, kuko yari inshuti ya musaza wanjye. Akageza mu rugo akanarara, breakfast akayifata mu rugo agataha. Urumva ni nk'umuntu yari inshuti y'umuryango. Yego. Rero we araza arankunda, ariko njyewe kagira ngo ni ibintu biraho iki. Aho rero byaje gukomera ngeze secondaire, urumva ni mu wa gatatu, twakundanye ubundi imyaka 8. Niho mbyitira njye mbitangira kubyita imyaka 8, aho yatangiye kubimbwira, naho nari ngeze nko nari bibonaga nkunda ngeraho rwose nanjye byishyiramo, numva ndamukunze. Yari afite impamvu yatuma umuntu amukunda. Nigeze kugira ikibazo cyo kurwara amaguru, ni uburwayi bwizanye, ariko ari mu bantu bafashije. Kajya njyana kwa muganga no mu rugo babizi. Yes, kujya kwiteza inshinge n'ibiki biza kurangira mwiyumvise, urabona umuntu kwitaho ibiki no mu rugo babizi n'ibiki uba wumva ko ari umuntu uri hafi yawe. Nagezeho rero navuga ngo niwe natangira gukunda bwa mbere. Wiga secondaire? Primaire. Yes, mu wa gatanu. Ubwo icyo gihe twabyitaga ko ari gukunda se? President, njye ntabwo nabyita urukundo. Njyewe urukundo rwanjye ubundi urumva niba umuntu akwaprocinze akakubwira ati ndagukunda. Ko ukunda wiga primaire? Yego. Angana gute? Yandushaga imyaka 16. Oya. Wiga primaire, umusore mukuru akubwira ko gukunda. Akambwira ngo ndagukunda. Hako njye najyaga nyango ntibuhehese ko sinigeze mbumubona namo. Kwa kundi ukabona umuntu hari ukuntu iyo umuntu agukunda hari utu geste akora. Wari ufite igikuriro? Nakuze mfite igikuriro, ese mubona ukuntu ngana. Nakuze mufite igikuriro. Ariko yarankunze. Niwe muntu nzi n'isaha tuvugana nubwo byarangiye. Ntabwo nzi ko nabona umuntu wankunze, kuko hari ukuntu umuntu agukunda akakwitangira. Mu gihe mwakundanye akagukunda koko? Yarankunze, antereza promesse yampaye, arambwira ati umva rero Dudu, ndenda kukubwira ko ngukunda, ariko sinshaka ko ubijyamo cyane, ariko nawe nsezeranya ko nukura njye nzagutegereza. Nukura nta wundi mugabo uzashaka. Noneho ndageza ngo se kubona nkiri umunyeshuri kiri muto nyambara kontoni. Ubwo ni kwa kundi wenda muri batari kumwe na grand frère uhinda kaza akakubwira iki. Je nabanje kugira ngo ni by'abasore bashaka ko gusambanya abana, ariko ntabwo yigeze abinyereka. Noneho amaze kumbwira arambwira ngo ndagukunda, ntubishyireho umutima cyane, ariko mpisezerana niba nge nzagutegereza urangije amashuri yawe yose, hanyuma tuzabone kuba. Urarinyemerera? Mbimwemera nk'uko umwikiza. Nge ntabwo nari nakamukunda. Reka numvaga ntazi ibyo arimo, ariko nabona utuntu azanye, hari igihe yazanaga n'imodoka, umusaza wanjye akaba arayitwaye, wagasigaraho nshaka kwiteretera. Mu rugo baracuruzaga, babaga bari haruguru mu iduka, twe turi mu rugo. Nta wari kumenya rero ngo byagenze kandi baramwumvaga, baramwizeraga cyane. Hanyuma biza kurangira ampereze uko yansabye isezerano, sezeranya ko numara kwiga tuzahita dushakana. Jewe nzagutegereza. Hamwe tuzantegereza.
kandi ikindi nguhaye irindi sezerano nguhaye ntabwo nzaryamana nawe utarangije kwiga ati uravugisha ukuri nta kindi kintu kibyihishe inyuma ati ndakubwiye ngo sinzaryamana nawe tireka nkwereke kugira ngo ugire ngo niba ujya ngo ndakubeshya niba ubwira ko nshaka kuryamana nawe uzamenye ko nakwanze yego ako kantu nubona nanacitswe nubona afite n'ikibazo basi uzahita umenya ko nakwanze shaka ngo guhemukira ati kandi jewe mfasha mpirerere nuko ndangije ndavuga ati okay nta kibazo nkora mu wa gatandatu primaire ndatsinda njya ku ishuri rero nkitangira umwaka wa mbere secondaire nibwo navuze ati nagiye ku ishuri ubundi mvuga ngo mfite umugabo wa mbere secondaire yes kubera ko navuga ngo kwa kundi umunyeshuri bamutegurira ibyangombwa byose by'umunyeshuri barabinteguriye mu rugo bamereza materiel zose bamereza na Jean de Poche arangije ikintu yakoze yaraje abwira mukuru wanjye ati ngusaba akantu ati se kubona bamwohereje Nyanza ari ubwa mbere agiye mwaretse nkamujyana nkamugeza ku ishuri nuko ati waba utugiriye neza urumva baramwizeraga ati waba utugiriye neza ariko bari bazi ko gukunda reka twarabihishaga byari byawe nawe byari byanjye nawe ahubwo bari bazi ko ari inshuti ya musaza wanjye nuko ati ntise hari ikibazo ewana babijyamo yaje kufata nk'igihe cya 8:00 biriya byo kuvuga ngo nagiye ngo ku ishuri ngo nteze ngo ngiye Nyabugogo reka yaraje aranyijyanira andropinga ariko akambwira ati uramenye uzabwira umusaza wawe ko ngukunda cyangwa duteretana ariko urabona ku ishuri haba ibigeragezo cy'abahungu hazagira umuhungu buryamana nawe sibyo namwe tukumbura nta kibazo ariko nawe usezanye kutazanca inyuma cyangwa utazashaka undi urumva ni iyo abantu babigira gutyo nuko uzi cyakozwe anjyana ku ishuri nahageze ndi mu banyeshuri ba mbere Nyanza kuri Manata nuko agenda ahita abonana na prefet aramushinga ubwo prefet twahise tumuhikiye umutego ikinyoma cyuko ari musaza wawe yego urumva nari kuvuga ngo nishere oya bira ni byubahiro byinshi baramwubaha akimara kunsezera yamaye 20,000 yego 20,000 yo muri 2000 kombera 2007 ni meshe icyo gihe ni muri 2004 ni kera nuko ndangije mugo bampaye 5 ariko muri iyo myaka ntabwo yari menshi ntabwo make we rero yamaye 20,000 mbaza ngo ku ishuri nari nyoboye yewe njye kawunga iri dazi ryari 50 icyayi 50 none Nyanza amata yaho igikoro cyari 100 yego ubundi naryaga ku ishuri ari uko batetse umuceri ibindi wapi ewana amafaranga ndagenda nyahereza prefet kuko bavuga ko abanyeshuri biba prefet rwose arayambikira bana yanjye niba ari umuntu wanyigishije gukunda ariko nanamushimira by the way njya gunda kuyimushimira yarandinze hari ikintu yankoreye yarandinze nagiye ku ishuri numva afite umugabo tuzashaka ikindi numvaga ko bavuga ko uyu mukobwa agiye gushaka agomba kugenda gushaka ari sugi avuga ati nzarinda ubusugi bwanjye mbese umugabo mfite nuriye nkana bimusezeranya twataha muri ntuze muri vacances akambwira nkamubwira uko byagenze ni wowe wabonaga bulletin mbere kuko niwe wazaga kunyura baragiye barabyakira ariko saza wanjye atangira kubifuhiramo birumvikana atari ko uteritarari hari n'igihe yigeze kunsaka kuri telefone nabwo ndakubitwa urumva ntago arambaza wavuganaga nande twe ariko icyo gihe nari nko mu wa 2 secondaire nigeze kubikubitwa pe nanze kuvuga uwo tuvuga
ariko mu rugo si uwo muntu uhora uguhamagara ninde. Sinaburaga ibyo mbeshya abanyeshuri twigana iki n'iki bakumva ko ari ibyo ntibabifateho umwanya, ariko yaragiye anyereka urukundo. Ndagenda njya mu rukundo, ndagenda numva uko imyaka igenda ishira, wa kabiri njya muri tronkome ndatsindwa, ntabwo nabonye amanota yo kujya muri leta. Kwa kundi ndavuga ati njye ntabwo nzasubira Maranatha, reka ariko nari mfite amanota meza. Si ukuvuga ngo nuko bakujyanye muri leta, urabona tronkome umuntu aba ashaka kugira ngo yimuke ajye muri leta. Yego birangira rero mu rugo bashakiye King David muri vacances yo mu wa 4 ndabyibuka. Nagiye kumusura aho yaratuye. Urabona hari muri weekend ntabwo yari yakoze. Nari nagiye gusenga ntageje ndavuga ati ariko hari ukuntu rero ubundi ngiye ngira 6e sense nkumva ikintu kirepesa inshuro zingaye mu bwonko bwanjye. Ngikoraho tasyo ndavuga ko se ko numva buri kanya nkomeza ntekereza uwajyayo mutunguye. Ni ukuri kuva namumenya ntabwo negeze mukekera ko yanca inyuma. Ariko umuntu agukunda akakuyobya ubwonko neza nuko njya ku rusengero amaterano aratangira ariko numva sifite amahoro. Batangiye kujya mu ijambo rero nafashe Bibiliya nyihereza umumama twajyanye. Bamwe ati nuntanga kugera mu rugo ntuyijyane mu rugo, ndaza kwifata mu rugo iwawe. Kuko numvaga byayo byose ngiye ngiye kureba impamvu ndi kumva nta mahoro ufite. Ugakeka se ko ari nkubwiye ngo ntabwo nigeze nkeka ko yaba anca inyuma. Kumva ikibazo kiri kuri uwo mutima. Yego numvaga ntazi ikintu kimwe. Mwavuganye nabi se? Reka nta kintu gito cya atari no kuvuga ngo kwa kundi gukumbuye umuntu si n'ibintu nakoraga, ariko aho yaratuye nari mazi se wumve ngo nabuze amahoro. Ndagenda ndavuga ati reka mukore surprise. Ariko ikindi ntabwo ndi butinde ndatiminga ku buryo amaterano arangira nanjye mise fata inzira njya mu rugo ku buryo mu rugo bagira ngo mvuye gusenga. Ndakomanga akuraho irido abonye ari njyasubiza. Ntangira byandi byo kwirya ati buriya agiye gukingura kwa kundi umuntu itasubira inyuma ukuntu ntategereza si umuntu twahuje amaso akaba yanze gukingura bimeze bite. Ndakomeza ndakomanga ndazenguruka njya n'inyuma ku idirishya reka yanga gukingura. Noneho hakaba hari umutipe wabaga muri icyo gipangu arangije akajya gucira isiri. Ari umukobwa. Ayo masiri waramenye se? Kose nari umwana. Urakare urazamuka. Noneho oya kutese utahita unayamenya umuntu mwahuje amaso. Yanze gukingura. Ye nahise njya muri douche yo hanze. Nigumira yagira ngo nagiye. Nguma yo hafi nk'isaha yose. Aza gukingura. Numvise bakinguye ndaceceka. Ndavuga ati reka maze nde usohoka mbere. Ankundiye niwe wabanje. Aca kuri aza hanze. Itarinjira mu nzu. Atakubona. Uye yarambonye. Itarinjira mu nzu. Asanga umukobwa. Hari ikintu kikubaho kuvuga bikanga. Neza. We rero ashobora kuba ahubwo bitewe n'ukuntu yaranzi ko ndi bugira reaction itari nziza. Mbitekerezaho ndamureba mbona n'umukobwa ukuze. Ndavuga ati nanjye ngo ndi mu myanya ngo bashaka se. Abarinjiye arakinze ku rugi rwo kuri salo. Ati impamvu nanze gukingura sheri rwose ndagutengushye ntago yisura ntago ariko nawe se niko usanzwe ubikora.
aramubwira ati turavugana ni ibiki habaye iki buriya mumaranye igihe kingana iki urasaba kumbwiza ukuri n'utambwiza ukuri njye nawe birangire ese ni njye uzaba wishe isezerano aranginga kwa kundi umuntu yinginga ubona babaye kweri ariko njye numvaga namaze kumuvinga ya namaze kubivamo neza mfite uburakari ntabona nuko mbutwara aza kunsura rero ku ishuri aje kunsura nanga bambwiye ko kundi bahamagara ati kanaka yagusoye numvise ari we nanga gusohoka animatrice ati ko kanaka yarasanzwe gusura yaheze hariya genda umubwire ko ntago nshaka kandi ubwo bari baswe musaza wawe hose yego nibereye ku ishuri umutipe ngo yararwaye ajya mu bitaro kuri plateau araremba pe nasanze arimo serumu ugira ngo ninde waje kumufata ku ishuri yararembye yaramaze nk'icyumweru cyangwa bibiri atarya yatumirwa na serumu noneho dogiteri akabise ko indwara yose twazishatse twazibuze ufite ikihe kibazo baramuganiza ati rero dogiteri ikintu ngiye kukubwira ntacyo washobora tujyewe nari mfite umukobwa yaranyanze kandi numva kubaho ntamufite nawe wagira icyo kibazo ibibazo umwana arize kuva mu wa 5 primaire kugeza aho ngaho yego ati kubaho ntamufite ntabwo byakunda rwose n'akazi kananiye ngira ngo urabona iminsi maze aha ngaha ati se amutekereza nyine uko byageze aramuhemukiye pe kandi ndamuzi agira amahane arafuha ati kandi yafatiye mu cyondo uko atasanze biri wenda hari icyo ndi gukora atari ko yasanze umukobwa mu nzu aramutekereza aramubwira ati none se ngufashe iki nyine sumbajije se ngo indwara yabuze ati yakaga umuriro umwe w'indengakamere bafata ibipimo byose bagasanga ni negative baravuga ati rero ushobora kuba warwaye amuru si umuntu nkawe yarwara amuru yego mbo abahamagaye ati se mushiki we wari umurwaje na mukuru we arangije arabahamagara ahamagara mukuru we dogiteri ati umukobwa witwa gutya na gutya uramuzi bari banze yaramperezantaga yego mva wenda icyo tutari kwakora ni ukujya iwabo ariko bene wabo iki bari bakuzi baza kuntwara bavuga ko mu rugo twagize ibyago kuri administration niho babivuze ngewe ndi muri class hari n'igihe cyo kwiga urumva ntibari kumbwira ngo byageze ku sinari kuzi ku buryo ku ishuri batangiye no kuvuga ati se tuguhereze umwana muherekeze ati hoya ati reka sinzi uko babigize ntabwo mbizi pe icyo nashiditse ni uko nagiye kubona mbona mukuru we se niba mu rugo se habaye iki ariko ngewe nkimara kubona mukuru we urumva dogiteri ntabwo nari muzi nahise mvuga ati iyi mitwe noneho bagiye kunekera ni bwoko ki ngewe nahise mbitekereza ngeze kuri gate ncara mu modoka barambwira ati rero kana kameze gutya sheri wawe ararwaye ararembye wowe kabyaraho ibaze kukubwira sheri wawe ararwaye ntabwo nigeze nibuka ko dufitanye ikibazo nararize oya no turagenda tugera kwa muganga asanga ari serumu umva iminwa yarafatanye iya ku muriro nuko bimwe bavuga ngo nkungire pranka oya nta pranka nageze nkora ahubwo numvaga biriyo numvaga mbabaye numvaga saramutse apfuye si namubura ndagenda ndamwegera sheri umeze ute byagenze gute ngo ushobora cyankunda ni twa tugambo nyine ndamubwira ati ndagukunda cyane ariko nyine tubyihorere umeze ute nuko bitewe n'ibyo bambwiye ndi buvuga natinze nyine nk'uko bimeze ariko nubwo natingaga numvaga biriyo yego bagiye kumuzana noneho icyo kurya gatoki kanombye cyane nabwo ari ukuhesha ikiyiko arabirya mugaburire nta wundi yemeraga cyayi aranywa ajya muri dushe araza arongera baza kumwitaho nk'uko bisanzwe bamushyiramo amaserumu
ubwo urumva twaraye aho ngaho dogiteri ubona yanakize rwose aravuga se twagusezera ati twagusezera saa 3 za mu gitondo mushiki we na mukuru we turataha mugeza mu rugo ndamubwira ati rero reba ukuntu naje meze nta myenda nazanye mureke sure ku ishuri ati chere wambabariye bwari mu karara sibyo rara uragenda mu gitondo ubwire kadogo gufurire wowe wambari eswime ntacyo bitwaye nubwo ati ntabwo narara rwose reba narashye naraye kwa muganga ntabwo nakongera gukora kabiri nubwo permission bategeze bashyiraho igihe nzagarukira ati hoya reka duhamagare metron baramuhamagara se ati urumva bo bari bamaze kumwa informa yarazi uko bimeze ati ko dushaka ko yakongera karara hari ikibazo ati nta kibazo ariko azinduke ayo nguko ndayaho mushiki we narinzi ko tugumanaho ariko ze nawe aragiye na mukuru waragiye sigara nawe nande n'umutipe n'umukadogo wiwe ese mana nubwo baruhaye cyane ubwa rega sinakubwiye ko promise yari yo kuzajyana nawe ku munsi mwashaka yego nta kibazo bikaza yego cyane ko niyo najyaga kumusura ntago najyaga mu cyumba twiyicaraga muri salo yego nta nubwo namusuraga cyane yarabyirindaga ahubwo ashobora kuba hari ibyo yangishaga wenda yarandinze reka nkubwire ngo yarandinze yanyeretse umuntu nubwo byaje guhinduka byarangiye rero ndahi kazaba ku muntu urakaze ati ndarara mu cyumba cy'abashyitsi ntabwo ndarara nawe nta tizuvuga kuko nukuri sheri nta kintu ngutwara a promise ndakurahiye urumva nubwo naryamye sinigeze nsinzira uzi kuryama mu buriri utarasanzwe ubona kuryamana n'umuntu no wari ubutese najyaga mvuga shere urabizi igiye nkunda kuryama hagenyine no ku ishuri nararaga genyine nizere ko uza mu cyumba hazaba harimo ibitanda bibiri yari yarabipromise narakagoryi n'ubwa mbere ubundi navuga ngo naryamanye n'umuntu pe ntego nigeze nsinzira bwarinze buke rero bigeze nk'igihe cya saa 8 saa 9 ndabyibuka yavuze ati sha uyu muntu kabisa ntabwo yamvana sha uwo ni wo munsi mubi nabonye kawe se kagamba ntangira kubizana mbikurura kuntu batetse imitwe ku ishuri kuntu ki ndavuga ati ibyo byose buriya ni akagamba byarangiye rero anteyinda kuri uwo munsi wa mbere sha nta nubwo navuga ngo yegeze icyo nzi cyo kuri by force ziwe ntabwo yegeze apushinga cyo kora ariko byanze bikunze ko nandi mu gihe kibi byarangiye bibashye ndavuga ati waretse kumemukira ko noneho bisobanuye ko uri kwihumbura ko nagufashe urashaka kugaruza yenda nk'ibyo wantanzeho urumva nyine ugomba kugirana nawe ikiganiro kitari na cyiza ngira uburakari ndavuga ati it's okay ubwo nyine kuko wambwiye ko numbwira kuryamana nawe cyangwa uzabikora uzamenya ko wanyanze ndabyakiriye ubwo wanyanze ariko uramukiye shobora kuba nanakurayo nanasaba nanabivuga ntanabyizeye ko byaba arambwira ati humura ntago nagutera inda ntago rwose ntago mfite gahunda yo kugutera ukagira ngo no ati sinabikora sheri n'ukuri byumve sinabikora ati kandi wabibonye nta kintu nakoze ati urabona ko wananije ndavuga ati aha mbabarira cyane birangira rero inda nyihava njya ku ishuri twari muri tamu ya 3 ndataha mu wa 4 nari ngiri mu wa 4 dukora ama examen ndataha ndanatsinda nenda kujya mu wa 5 yego icyakurikiyeho urakize nuko nageze ku ishuri nkagira amareze ariko amahirwe nanone twari mu gihe cy'ibizamini urabona hari ukuntu uba ufite n'inshuti ku ishuri
hari umukobwa wari inshuti yanjye ndamutekereza ngo se rata ushobora kuryama n'umuntu byagenda gutya nubwo bitaba byabaye cyane ukagutera inda ngo se ngo niyo mpamvu ngo utagishaka kujya nakoraga mukorwa ibyumweru 2 ni uwo munsi nababayeho menye ngo nasamye nubwo ntazi ko nasamye twaratashye nahamagaye kuri telefone ya Metro yamwe ati Metro ntiza telefone mu rugo abari bamamagana bamwe ati nshobora kuba ntwite mutekereza ko bimeze ngo ya ibyo bise byaba umwana yanjye ko nabo nkangirije ubuzima ndamwe ati ya kandi ikindi niyo nasanga nyifite ntago wowe washaka byarangiye umva turekeri muri bya wa muserero n'ubundi ndacyafite agahinda ndacyafite umubabaro ewana nkigera mu rugo ku munsi wa mbere wa kabiri ntibamenye aho nyuze mu rugo turabipanga uzi ukuntu yanjurageje twipimishije hamwe bamuha igisubizo akagihisha akabona ko ntwite ariko akanga kubimbwira ati ahangaha rero reka tujya ahandi twagiye ku madispenseri nk'atatu bose bamuhereza inuze ahubwo akavuga ngo ariko kubitinda ati rero reka tutahe tujye mu rugo nabahaye nimero baraza kumpamagara tujye gufata ibisubizo numvaga ariko nanameze neza byakira turagenda ukabona yacitse intege nanjye ewana ufite ubwoba na sida turayipimisha ibyo bisubizo byaje yabimbwiriye nyine ndi mu nzu byose arabifite nawe ubanza atarabyumvaga cyane arambwira ati sheri ngiye kubwira ikintu se urambabarira tangiye kumbwira gutyo mpita numva ntacyo ngira mbere ndamubwira ati se tugende tujye gufata ibisubizo ngo reka ibisubizo ndabifite byose ati ahubwo nabuze aho mpera ati kandi amasaha mu rugo bataza gukubura arabimbwira numva isinguyeho dawe se sinigeze niyandarika numva ndababaye biri too much ariko ndataha ndavuga ati ntunanture ndijyana tiwaretse nkagucyura tihoya wambabariye aragenda ashaka umumotari sinzi ibyo ati umujyana umugeze mu anamwishyura ndagenda sinurukiye hafi yo mu rugo numva sinari kuvuga bari bazi ko ndi mu rugo kwanza yego umusaraba inzira y'umusaraba nyibuka umva uzi icyo kintu kikubaho nta kutakoze waririnze warifashe ampisi noneho bikakubaho uri muri saga yuko hari image wabonye kuri uwo muntu byari bikomeye cyane ariko ndavuga ati se arambwira ati ijambo mbwiye ngo niyo wasanga ngo yifite ngo ntabwo uzashaka nanjye toya ahubwo ni ukuri nabo baranyica ati turabigenza gute ko iwanyu baranyica ko banyizeye ko ntako ko babizi noneho turavuga ngo iki nawe gatisha ntabwo mbizi tisheri ndagukunda urabizi dukora iki waretse tugahita twibanira tukatoroka kino gihugu tukagenda ntabwo wazajya ku ishuri twite no mu rugo ntabwo wimukira n'ibyo wabyikoze n'ubundi ndabizi ikosa ryabaye bwa mbere warambabariye irengagiza ibyo byose ureke tubana nawe isi turabana sinzi uzi ko nta nubwo urazi guteka twaje kubana ngihutije twarabanye tumaze kubana ndabyara ariko mu rugo nasize mbandikiye agapetimo ko ngiye gushaka mbibwira mama ubwo kandi kubivuga si ubundi bumanzi nawe kwari kugira ngo batazashaka bakambura urakandika ugashyiraho mama oya naramuhamagaye mujyana muri salo mama bimeze gutya na gutya byagenze gutya na gutya mama yarababaye ariko yumvise ko ari we aravuga ati afazari nta kibazo none se bizagenda bite koko noneho muzehe ndamubwira ngo iki ubwo icyakozwe rero naje gushakana nawe ndabyara umwana ageje amezi 9
mbaza ngo byagenze bite. Byagenze gute? Icyenda yonyine yarongera agwa muri rya kosa aguciye noneho ndamwifatira na wa wundi wa mbere. Oya sha nari umugore ubyaye kane. Oya nari ndi mu rugo, umukozi w'uwo mugore niwe waje kumpamagara. Ni inkuru ndende. Umukozi w'uwo mugore niwe waje kukwihamagarira? Niwe waje kubimbwira. Akubwira? Yaje ni byinshi yavuze ariko yarabimbwiye, ndagenda ndakingura usanga ni hasi hejuru ku mugore. Kuri uwo mugore ufite ni nk'igipangu kimwe n'ikindi avuye mu kazi. Ni umugore mwe muturanye? Shaho twari dukundanye. Oya cyane ntabwo nigeze mbona yandi ngo umugore ngo bamukubise. Iwacu hari twikiniraga agahinde. Yarankundaga, naramukunda, mbese bya bindi byo gufiyaza we yakubye kabiri, ariko sinzi satani yamuteye kubera ko yiza kuba itaramuteye. Ndamaze gutandukana nawe, ndamufashe saa 12, saa 2 nari ntashye. Nahamagaye mukuru wanjye ndamutekereza, ndamubwira ati kandi sindi bubashe kubyihanganira. Rero ntutaye mu rugo wowe zi wanjye. Kwa mukuru wawe? Mukuru wanjye. Nawe yari yarashatse? Yari yashatse. Shaka taxi voiture ndayihereza amafaranga nari nyafite. Urumva twari turi mu gihe cyo hari amafaranga nk'ibihumbi 60 nari mfite, bari baraduhembye ku kazi wabo. Arambwira ati ni wowe warushye, aya mafaranga yabikuze yakoze icyo ushaka. Yashyiraga yabaga mu ikoti rye kwanza. Ayo rero ni yambereye impamvu. Ntavuze kuntu namwandikishije kugira ngo njya kuhava. Waramusezeye? Nararize yihamaga je narabafashe bya bindi n'ubundi nkubwira. Mufatana no mu cyuho umudamu inshuti yanjye ntago nshaka kumuvuga, nta numwe ndi buvuge. Ntumuvuge. Jewe mvamaho uzi kugira isoni, ninjye wagize isoni ndongera nsimikuru. Warafunguye ujya mu cyumba cy'umudamu usangamo umugabo wawe, bakubonye ubwo isura y'umugabo wabonye nawe bahise barekura nabo bajya kwifuka ishuka n'ibirebire. Iyo naje sishaka kwireba. Umugore ntacyo yakubwiye kandi inshuti ya umugore rega nasamayize. Ako kanya nta kintu yakubwiye? Barambonye bagira ubwoba no kuvuga wa jewe ninjye ahubwo yize isoni bitari nongera mbasubikiraho. Ndataha mpita njya mu cyumba cyanjye. Amarira narize narize amarira ntifuza no kuzongera, kandi kuko nahise nsinya ko ntazongera pfa kurizwa n'ikintu cyose boy. Icyo gihe umugabo kugezaho mu gihe kingana iki? Immediately yahisaza aje asanga nafunze. Niyo yavuze ati umukobwa ariyahura, umugore ariyahura. Yihamagara umukuru w'umudugudu. Oya yego abo mu gipangu arabahamagara ati muntabare rwose ndagushirisha na shera mfashe. Arabyivugira. Avuga n'uwo bari kumwe? Yarazi ko basanzwe bakora. Oya ntabyo narinzi. Yego nukuri pe mba nkubwiye ngo hari umuntu wigeze nkeka muri ibyo nabakubeshye. Arabivuga byose. Ndangije ndabwo turashaka ko urumva yasabaga imbabazi. Nyandikira mubikoze kangahe, arambira ngo n'uwo munsi birerere biki amaze kugera icyo papuro ndagenda ndaruhisha inyuma y'igipangu. Nari gutaha mvuga ngo ko nta kamera nabafashe ibirebire. Nese uwo mugore yarafite umugabo? Yarafite umugabo aho ngubwo mu rugo rw'umugabo w'inshuti yanyu nabwo? Uraseka. Yes. Erega bure nabiciyemo nabwo mu nkuru yanjye yafata nk'amasaha 10. Mwe musanzwe mubana n'uwo muryango neza, umugabo n'umugore? Kandi ubwo ngo mudamu yari cross yanjye. Ni umuntu nagiye kubyara, ni umuntu navuye amba hafi oreye yo mu rugo kuko bari kure. Urumva? Niwe wabaye hafi yanjye, niwe wajyanaga kwa muganga, niwe byose. Umugabo se abagabo banyu bari babanye gute? Ntago uretse rimwe nkeka ko twegeze kujyayo uko twabanje kuba twarahavuye duhunga kugira ngo batamufunga. Umve ko nirangamuntu nayifashe kuko yagutwaye ukiri muto. Nayifashe mbayo nongeraho n'imyaka 2.
ariko reka tuvuge ku ikosa nakoze ibyo tubireke naramufashe aranyandikira ndataha ari ingingo yakiyo nk'ishuri utabara naramukunda ariko kumubabara byarananiye n'isa uzi gukunda umuntu ariko wavuga se nsubiyeyo noneho nabona ibingana iki akaba aricyo kintu cya mbere ntinya yarankuye tumiza abana agira ngo utasaba imbabaza ubwo rero reka nsimbuke uzi ikintu cyabaye maze kumuhakanira gutyo yarambwira ati dudu sheri ti ntunkangishe ubwo bwiza bwawe nubona umugabo agahanga kanjye kazareba inyuma uko nguko yego ariko ubwo kwa mukuru wawe uyu nara mu kwa mukuru namazeyo week namaze icyumweru kimwe ndataha njya mu rugo yego nangije arambwira ngo agahanga ke kazareba inyuma nagiye nkubita imyaka 5 ariko nyuma yaho ntumva ko nari nacikije ishuri saza yarambwira ati kugira ngo rero uve muri ako gahinda nuko ugomba gusubira ku ishuri urumva ndagenda njya muri apart ndababwira ati ndashaka kujya mu wa 6 numvaga wa 5 ntashaka kwinjira urumva nari mfite rotari y'umwaka wose hafi 2 ariko nkumva mfite ishyaka kuko bambwiraga ati wowe kugira ngo umuhime umwereke ko ibyo yakoze ari ubusa wowe jya kwiga uti nagiye mfite umuhate ndagenda barambwira ati rero urabona wari ufite amanota yo kwimuka pe yo kujya mu wa 5 ariko ntabwo wasimbuka ubwo rero nsubira njya mu wa 5 ndanimuka rwose bimwe byo gukora amarepesage oya njya mu wa 6 ndawize uzi agashyankore turi gukora cya leta yanyibiye umwana iwana araza kuko n'ubundi yajyaga za yageze ubundi ashatse ejo bundi namaze imyaka 5 yose naratandukanye nawe afashe umwana we mama ntacyo mushinja kubera ko yumvaga anytime nzemera tukabana ubwo rero mbaza ngo naravuze ko nta mugabo nzashaka mu buzima kandi nawe sinzasubirana nawe rero amaze kumbwira icyo kintu uzi icyo bita guhangana nicyo nikosa ntajya nibabarira nakoze ikosa rikomeye cyane iyo guhangana nawe yes ubwo kubera ko urumva iyo umukobwa cyangwa iki uri n'umudamu ntabwo ubura bakapuracinga bagusaba ubushuti abagira guti abo bose barazaga ariko nkumva ntacyo bimbwiye wabivuyemo narabivuyemo kandi byumve ariko ikosa nakoze amaze kumbwira gutyo nareba wa mugani abantu baneta nkavuga ati ariko why not reka ndebe ko wa mugani akahanga kazareba inyuma ujya kwihimura ntabwo nihimuye haje umupapa mwiza w'igitangaza mwiza mu bigaragara oya biragaragara ushaka kumubwira ngo reka mufoto umupapa urenze wa wundi wa naho bahurira The American Story. Mbere yuko ndengaha ubu gahunda yo kwiyandikisha muri tombora ya DV Green Card Lottery yaratangiye. Ni amahirwe ahabwa abantu barenga 55,000 buri mwaka. Wasanga nawe rero wahabwa kuri ayo mahirwe ukajya gutura no gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari abantu bose bazi gukora neza izi application ntibakakubeshye. Urumva azanyereka ibitangaza hari ukuntu rero hari n'abantu yenda bagatangira ubuhamya twahuriye ku rusengero nabwo kwe n'umwana mubi droit à z akubere mubi se kandi ubu yajigize marayika ariko je mbona ari n'igihano cy'Imana cyane ko nje kumwemera ntabwo ari uko nari nagiye mu rukundo shaka guhangana na papa w'umwana yego urumva shaka guhangana nawe vuga ngo ndashaka kureba ko kugahanga kazareba inyuma ko yego akumenye warukira umwana none se nashakanye n'uwo papa afite 27 yego wari umaze gukora we rero yarambwiye ngo ni umudivorce
ngo afite abana babiri amaze imyaka ngo 8 yarabivuyemo ambwira agahinda ke noneho nanjye ndamurakonta mubwira ubuzima bwanjye mubwira numva turahuje noneho nkabona ni n'umuntu free smart kandi ntacyo abaye urumva ndavuga ati ariko why not kongera kugerageza amahirwe ariko mu by'ukuri n'ukuri nubwo byanze nabikoze kugira ngo mpangane ntabwo ari uko wamukunda icyo gihe ntabwo wenda wa mugabo wa mbere we yakwaprocingaga ntabwo ndaza kukubwira ko nanashatse yirirwaga ku gipangu cy'iwanjye yigo nagiye no kumurega muri RIB kugira ngo ahagarike kuza yitwaje ngo aje kureba umwana navaga mu kazi nkajya ku ishuri nimugoroba and then ngataha nijoro bakaza bampa intuza ati papa umwana yaje dore yamuhaye n'amafaranga azi ko nashatse nyamara gukundaga ndabihamye cyane ko byamwafekse kuko njya gushyingirwa njya gukora civil yarabimenye sinzi abamuhamagaye yayikuse hasi yaje iwacu aje kumva iyo nkuru niba ariyo araferera ibaze kana wakunze kari primaire uragakujije akoze si wowe wabikoze ni wabikoze nyine kuri niwe wabikoze maze kuva rero mu rukiko uwo mugabo twarateretanye nk'umwaka anyereka ibitangaza ariko ambera umwana mwiza apana ibintu byo gusomana apana ni bibi ni icyaha ariko ni shitani Imana ibabaye kuvuga gutyo kuko yambera umugabo mubi ndavuga ati izi ni ingaruka pe si zo gushaka guhangana ngo agahanga k'abandi tuzareba ko kazareba inyuma harimo abantu bakora amakosa kandi gukosa si ikosa ahubwo kudakosora ikosa niryo kosa kudakosora ikosa yego Jera ndakubwiza ukuri ubu uyu mugabo nashatse wa kabiri yampugije igitsina gabo byagenze bite ubu ku myaka afite ntabwo nkuze cyane ariko yakoze iki kidasanzwe yaraje ambeshya urukundo ambeshya ko ari umudivorce ufite abana babiri turajya no kwa kodi tujya kwandikisha urumva turandikishije mvuga ko ufite umwana umwe wafite babiri mbaza ngo nasanze afite abana bangahe maze dukora mariage ibisanzwe arasaba arampa ndavuga ati mugabo mugiye kwandikisha asanze afite abana bangahe ni babiri urumva ariko tumaze ngeze mu rugo sanze afite abana 5 n'uwo twabyaranye umwe ubwo ni 6 kandi ku bagore batandukanye buri wese yamubye umwana umwe uwo mugore wa nyuma naje simbura yari umugore we bari barasezeranye babyarana 3 ariko yemeraga 2 muri abo babyaranye yari umugore w'umuyobozi hano muri iki gihugu yego nawe kandi ntukeke ko atagize adakaze Jera ni birebire icyo yankoreye ya mana yanjye navuga ngo nawe yakoze mu buryo bwe ntabwo nigeze mbona bimwe bavuga ngo umugabo yarankubise ibyo ntabyo nzi ngo se ngo umugabo yari afite ibintu ntabwo njya amenya ngo ameze ati ukwiye kubeshya ashobora kuba ari n'umusikamu umutekamutwe yego first of all yambeshye ko umugore we batandukanye mbaza ngo nagiye muri urwo rugo twasezerana ivangamutungo arangije maze y'amezi 3 yonyine ndi umugeni cyewe nabyukaga nigira mu kazi nkirangiza secondaire simbona akazi sina bare kabyuka kigendera nkajya ku ishuri nkagaruka umunsi narukaga yari wo kwa gatatu no ku cyumweru nabwo tukajya gusenga yarasengaga nta nzoga ntataba mvuga ngo ni ibiki byamugize yego ariko muvana yankoreraga gashya ntiyegeza kubita ariko yakora gutunga umutima wanjye ugiye kuzaturika udukira gukora gase ubona nka torture nta torture
yabikoraga mu bwenge kuko urabona story yanjye yarayizi yakoze uburyo bwose yego ninjye wabimusabye ndabona ati ntuzankore ikosa ryo kunca inyuma nunabikora ntuzabinyereka cyangwa ngo bye sinzabimenye ikindi uzibuka agakingereza yego ati yes ibyo bivaho inkuru ye bundi yaramemukiye uti ntuzaca inyuma ni nunabikora sinzabimenye yaranabikoze ariko bidasobanuye ko ntabyo yakoraga njyewe ubundi nizi ibintu bijyanye na computer science and management ibintu bijyanye na IT byo ndagerageza sibyo ikosa nakoze naramuhaye wagize naramuhakinze yego okay wenda telefone kuri telefone ye nkamwumviriza message ziwe zikazi wanjye kuko nabonaga ari umuntu wari ukoresha amayeri menshi ariko ibyo ninjye wihemukiraga mbaza ngo nihemukiraga gute ntiyegeze abinyereka ntiyegeze agira gute ariko ibyo yakoraga byose byazaga hataha ndababaye se sheri ko wiriwe tuvugana neza ese sheri ugiye ngaceceka uriya niba navuga ngo ni impano niba navuga ngo ni ibintu ntaramenya nanjye uko bimeze iyo mbabaye cyane simvuga ku buryo yajyaga mbwira ati se basi wantutse ubundi twajyaga kwiyunga cyane twako yankore nk'ibyo byose n'utwo twose nari narigize umuhanuzi umuhanuzi gute umuhanuzi kwigira umuhanuzi rero nuko nabaga mbizi nko gatisheri kanaka kinibiki imana yanjye narose akinyamo cyangwa ati ubwo nubwo ati kandi nutabinyemerera ati akasohokana tukagenda tukarya yarangiza akasaba imbabazi fendofe rero wenda tutarajya kumusoza ntabwo ndarangiza habe na gato nk'ikintu navuga ngo yagukoreye cyangwa message wabonye ukabona irakwishe cyangwa call wabonye cyangwa voice note simbizi tureke ibyo bya voice note ibyo ni ibintu toto nari naramaze kubyakira cyane ko yari afite akantu nkorera ko kumbwira ngo sheri urabizi naratandukanye nawe waratandukanye nyabuneka ntituzatandukana ndi ikinyamufite cyawe ako kantu ndagenda ndakabika and then nkavuga ati si umuntu washyingiye ejo bundi ndongera ntandukane mu myaka 5 namaranye nawe sinzi impamvu ntananuka niba ari uko mbasha kubyakira nkagenda nkabipfundikira ubundi nakoraga ikintu cyo nari mfite diary agenda nkagira musaza wanjye wifura yo kabyara baheka uriya niwe naturaga ibibazo byanjye nirindaga kubibwira mama nkamubwira ati byagenze gutya akambwira ati hangane urumva ninde se wakomera ko umuntu aseye nkamubwira umva yambaye hafi ndamushimira ntago sinzi ikintu giye bundi namushimira ndashimira mama kwanze umuryango wanjye wose ndawushimira wambaye hafi mu rushako rwa mbere rushako rwa kabiri ndashimira umuryango wawe ariko cyane cyane my brother mukuru wanjye musaza wanjye mukuru wifura tuvuka turi abana 6 wacu ariko nubwo ntifuza ko iki kiganiro azakibona ariko byari byose azakibona azumve ko mushimira yambereye inshuti ya hafi yavuye ku musaza wanjye aba inshuti ko numvaga agiye kuzaturika kuko akantu kose kabaga naho ngati byagenze gutya tuzi ihangane iga guceceka ntize guceceka byo kubona umugabo ngo yakoze amanyanga ya naje ikindi nabayeho umugabo niwe wenda ariko yarateye siko buriya nari mfite n'icyumba ntabasha kwinjiramo kandi ndi umugore w'isezerano ntabwo bakwamo bya bindi tujya twumva ibyo njya numva ngo by'abagiye habaga hari impapuro cyata nyinshi akambwira ngo hatagira umuntu uzigira icyo kikambagamira
ikindi kintu cyambangamiye mu buzima bwanjye uzi ko yanyishe nkiriho gute gera ubu ndi umugore wapfuye imbere ye bijya kwishe gutungo mu irangamimerere yego ibyo tubivuyeho nasanze ngishakana nawe yagiye avuga ngo warapfuye se yego ndabikubwira ngishakana nawe byonyine nagiye asanga bakiri muri divorce itararangira urumva ibyo bintu bikwikubiseho uri umugeni unese amategeko yabasezeranye uretse ahubwo uraza kumbwira ahubwo ayo mategeko ameza ate muri iki gihugu arangije ndi umugore wasezeranye ivangana mutungo risesuye ndi umugore bari gutereza urumva ese bimeze bite ngo rega ngo kanaka ngo urabizi abagore ukuntu mukunda imitungo ati hari ibyo tutegeze ibyo ntacyo inzu barayiteje turagenda tugura hanze asigaye nguriramo akamodoka kawo kazi ni ukumuma mu maso urabona hari ukuntu njye nabyitaga ko ari ukumuma mu maso kugira ngo ntabyinjiramo cyane bitanambabaza niruhuse rero nyuma yaho yaje gukora utuntu twinshi akajya mu mishinga yapfa akabona kuyimbwira akagera gute nabonye ikintu cya nyuma nihuse cye twaje gupfa ibi byose rero nabyihanganiye nihanganira ko kunca inyuma byose nakamufataho kabyarawe akubonaga mesaje na hoteli zabereyemo n'ibiki byose icyakurikiyeho urakizi yarikoze byari byose bamwirukanye mu kazi kuko ibintu yakoze nta muntu wanabibwira ngo abyumve njye nkajya mu kazi nawe akabyuka akajya mu kazi tugahura mu rugo kandi baramwiruka nabimenye nyuma ngiye kubyirukamo icyo yakoze araza bya bindi ibyo ni ibintu bisanzwe hari amafaranga yirwaga yasinyisha amafaranga yegeze kumbikiza miliyoni hafi zirenga 10 na zingahe azishyiraho kumbe ari kwanga ko uwo mugore we yenda azimenya ariko buri cyumweru yafataga sheke sinyira we akishyiraho amafaranga sinyira se amafaranga arajya ibyo bikaba intambara bigeraho numva mbaye traumatize mbwira umuvandimwe nawe wese bimeze ariko ayo mafaranga wirwa ugiye kugusenyera wayamuhaye sinzi niba ni nakosa nakoze simbizi ndagenda ndayarotira kuko icyumweru miliyoni 500 ibiki 200 nta bintu azana mu rugo bihambaye buryo iyo mudanakodesha nta nubwo ubuzi ngo mu rugo byagenze gute yego no kuba nifitiye uruhinja naje kubyara nawe mfite uruhinja ndagenda mu kazi nkagaruka ntinze kuko nigaga nimugoroba birangira utunyenga kose ngaho yavuze ngo inkoko yazitumije ibyo simbimenye nkabimenya byaferinze akabimbwira asa nko kumenyesha ngaho yavuze ibinamba ngaho yagize ewana ibintu byose bikankoroga mu mutwe wese urashaka kubaka urashaka iki kandi jyewe noneho ndakurambiwe ngiye kwemera mfungu umukanda subire mu rugo ndataha pe toya ati twaba twisetse mbese ako konera kankangisha kandi ko wumva karagaruka nkumva se wa wundi nihimuraga mvuga ngo reka ndebe ko agahanga kareba inyuma nabona ngarutse biragenda biti ubwo icyakurikiyeho nuko bamaze kudutereza aho twari tuya mu Kimironko turangije tujya gushaka inzu turayibona birangira aragenda afata ajya muri banki aguza amafaranga 37,000 oya nenye yabimbi turabana ufite inguzanyo akutazi uko ufite ntabwo yayiguje yaragiye arayiguza azayibona
mbaza ngo yabigejeje ati yaragiye afata yanzu nshyashya twabonye arayigwatiriza bamwemerera amafaranga azayabona nko kuwa gatanu arambwira ati sheri dushaka dusohoke ese noneho kunzi ko tumeranye neza kiye kumbwira iki numva nta kibazo ariko wowe mu bintu byose nguzumva ko ari ukugusaba imbabazi gusa twebwe ngashaka gusohoka akundaga kwisohokera ndavuga ati okay turasohoka turagenda iyo Nyamirambi yo kuri Meraneza ndi ifi nk'umugore rwose wishimye kumbi sinzi igisasu kigiye guturika amaze cyo ko yarazi ubwenge ibintu byose yajyaga kumbwira yabanza akareka nkarye turariye arambwira ati rero hari akantu ngiye kugusaba ati nabivuze ntabwo wakwiburira ati se nakahe ati rero sheri urabona tuvuye mu bibazo bya credit nako bya cyamunara urabona ndashaka kugura niba ngo ari ikamyo ngo izagiye ituverisa sizi ati rero do anyereka ibipapuro ati ni wowe ubura kugira ngo usinyire ati kandi do si ubu nitwe twasohotse ariko akangahera nko kuwa gatandatu cyangwa cyumweru kuwa gatanu amafaranga yari busohoke ni njye wabura agasinyatire ndabona yakusisheri kuki ukora ibi bintu kuki ibintu byose ubimbwira ari uko byarangiye aramubwira ati si ikibazo kandi ni ikihe ati hari ikibazo ufite ni buki ndabona ati okay nk'icyumweru nzamusubiza mbere y'iyi minsi mbanze mbitekerezeho sikiri yakoze ati twishimye muri iyo minsi namuhaye alimentation yabaga iwanjye buri kimwe cyose sha nabonye keya zirenze nizo ugiteretwa ku mutima ariko ndagenda mpamagara umuvandimwe ndabona ati se ko ngushaka ati se ni amahoro ati yego ni amahoro ubwo urumva nagiyeyo mvuye mu kazi nawe ndategereza avuye mu kazi ngiwe ndamutekereza hangije hamwe ati nubura ubwenge usinyira ayo mafaranga ugize amahirwe ubonye hawe none bagiye kuyashyiramo muri credit ubwo birangira ya minsi itaragera hagera ko kwa kane turyamye ari mu gitondo sheri kutansubiza kandi ejo aribwo amafaranga azaboneka ndavuga tuzi n'ikindi nabyanze ntabwo ntiyasinyiye ikosa nakoze urarizi namubwije ukuri ko bambwiye nagishije inama nanamubwira n'abandi wabaga honete mu bintu byose ngende honete nivugira ibyo mbonye cyane n'ubu rwose iyo numva nta kibazo dufitanye arabyumva bunda nta kindi yarenzaho ariko ntiyegeze anyereka ko arakaye urumva ikintu yakoze urakizi hashize nk'iminsi rwose tumeze neza sheri ishushu wagiye mu kazi wariye sirota haryari ibintu nk'ibyo nkumva ni njyewe ufite urugo rwose nta kibazo oriye twa tundi tumesaje tukomeretsa ariko nene byakiriye ugomba kubaka yaragiye ndibuka yarambye tisheri iti wantije harya irangamuntu yawe iri hehe sura yishakiye ubwo umuntu unkashira wakubaje ngo irangamuntu yawe wayimwimba oya none uko wanatekereza mumaranye imyaka imyaka 5 yarashize noneho ndayimwereka ndamwe ati reba muri twari y'icyanze ayireba sinabigira umva ko kundi umuntu atekereza njye muri dushe ndakaraba tubakarabye ajya mu kazi nanjye njya mu kazi tubaho we twibereyeho neza nta kibazo kumbiro type yara ari kugurisha buri kimwe cyose aragurisha imitungo icyashoboka iyo niyo yasigaye urumva ariko ibi hari imitungo igaragara kuko yatwaye miliyoni 109 miliyoni 109 azigurishije akoresheje irangamuntu yanjye akoresha umudamu ntazi n'ubu ntaramenya akitwa amazina yanjye dusabe Dominic mbaza ngo naje kumenya gute ubwo amaze kubisoza arambwira ati Charity tubu rero ngiye kujya hanze nabonye mission
ko yarasanzwe ajyayo numvaga nta bintu byari bisanzwe atari ko ati imyenda afite urumva agafaranga imyenda afite mperekeza tujye mu mujyi yakoze ibyo byose nibereye mu rugo sina bare niba ndi umugore w'igicucu ako yarambabaje shape ntarumva uko byarangiye yarakubabaje uraje ubyumve ko yanyishe nkiriho turangije ndabona imyenda si ufite amakositimi meza ufite imyenda myiza ngo ya turagenda tujya mu mujyi agura varize nziza agura imyenda myiza akamufasha nanjye arangurira n'umwana n'umuhungu wanjye nari naramujyanye sha turangije turataha ndapakinga nk'umuntu rwose umugabo wagiye kujya hanze yaragiye muri Suwede asigira wisamire uriya amafaranga turamuherekeza no ku kibuga cy'indege ariko ni amakuru naje kumenya ko nta naho yegeze ajya yahise yigira wamugiye ku kibuga cy'indege se umva babarira wamugiye ku kibuga cy'indege njye nyine se urumva uri hanze oya n'umuntu musaza wanjye niwe wagowe niwe wamutwaye nibirebire ariko ndagaruka ubwo icyakurikiyeho nihuse njye ntabwo nzi ko ibyo bintu byagurishijwe mu Mutara yaragurishije hehe yaragurishije hose yaragurishije ahashobokaga n'ibyo nzi tuziranyeho naho ngaho urumva umuntu ntiyakubwira ngo yagiye kugira inzu ubwenge nahise ngira icyo cyangwa ngo nagiye mpita ngifata ngo atazanabikora guhisha ndagihisha gihishe rero ubanza ariko kantu kasigaye nako yari kukateza mwituyemo twiberamo nta kibazo yego niba ari umugore wari ukunzwe muri icyo gihe niba ari ukuza kufata kugira ngo utembese keya kunjijisha kugira ngo ntazarama kandi koko yabigezeho aho agendeye rero nyuma araza aragenda akubita itwasome ibyumweru 3 ahamagariye amamagaje nimero yo hanze ko amakuru ufite nuko ategeze yambuka ntabwo ibintu byose wabivugira hano je akora iki ahita ndamuhamagara arampamagara kwanza saa 3 arangije ndavuga tushiri nk'ubu biyambi by'abagore kuki wagiye rero igihe wagendeye ntiwageze umumagara rero ndi nyine utonganye umuntu ariko nyine nkumva basi ndishimye kuko numvaga nahangayitse umuntu umaze iki gihe adahamagara yabaye amahoro arangije arangije arambwira ati tega amatwi ubwire ati rero njye ntabwo nzagaruka muri Afurika ndagiye wabaye umugore w'igicucu wumvira bene wanyu iki n'ibiki n'andi magambo ntashaka kuvugira aya mbwiye nkakanguka imbere bimbwira nagize ngo ni ibintu biraho ntazi yego ndanamukupa n'umujinya arongera arahamagara rangira rero ibyo bivuyeho nakubwira ngo ni igitabo njyewe ubundi nzandika filime y'ubuzima bwanjye iyo ni intego yanjye ntumve ngo nuko nabyinjiyemo nzayandika kuko ni long story ubwo yagezeho aragenda kutameza ngahe ndacyari wanjye ubwo rero sinzi ukuntu navuze ati ariko umuntu yarantaye ntangira kujya kwishyuza aho twakodeshaga ati reka inzu yaragurishijwe ubwo rero n'akazi k'abandi nirirwa nsaba impushya mbona ntibizavamo nandika lettre ndasezera nguko nasezeye akazi uzi ko ibintu ari bizima noneho ntangira nsezera akazi kugira ngo mbyiruke nsanga umva impamvu y'ibyo byose nagiye kubishaka yarambwiye mu byo yambwiye ati uretse iyo nzu usigaranye nta kindi
arandondorera yes kuri telefone arambwira urumva yari yatanabimbere nari kwigumira aho ngaho mvuga ngo umugabo agiye azagaruka nta kibazo hari ikintu kifata umutima nabwiye Imana ngo sinshaka kuzongera kurira kandi koko nararize namaze umwaka wose nasinzira birumvikana ngeraho bya bindi byo kwanga gutaha nangaga kubera gusezera akazi n'iki byose namaze amezi 6 iwanjye ndi muri iyo struggle ndi jyenyine ari famille yanjye ibizi gusa noneho kwirirwa asaba impushya ntawe ari kunyihanganira ndasezera maze gusezera njya kwibyirukamo kirutsemo noneho menya amakuru yose pe ikibazo nibaza abantu bamusinyiye akoresha ariko afite ukuntu akoresha amafaranga kubera ko iyo ataza gukoresha amafaranga nyuma yaho yagezeho bimwe byo kwiyamamaza kuba depite nicyo cyamuzanye ariyamamaza mu ishyaka runaka nashatse kuvuga yaba kuri televiziyo tukandikirana nuba depite nanjye nzaba ntasenga kuko niba ari ikintu kimbeshejeho mbaye ntasenga nakabaye nari niyahuye ngewe ariko nagiye mu Mana nubwo ariko nize ko atigeze ba depite ubwa mbere ntiyamubaye n'ejo bundi bibiyamamaza nabwo ntiyamubaye nari kurira ntabwo Imana ari kumpera icyo kintu ni ukuri yego ndetse ntabwo yaje kujya hanze uretse se wumva ibyo birangiye nakubwira ngo ndibusamarizinga ni igitabo njye nacyandika kandi kigasoma aho aziye urumva yaraje rero azana ibintu byo kuvuga ngo aje gucyura ari biki nawe ngataha data nakana kanamo kane nkaso aho garukiye yego nkaso ati hangane nakoze amakosa byabindi azi gusa imbabazi yaramaze kugurisha byose yaranagiye harashize hafi igihe kinini rero hashize igihe kinini rero umaze imyaka nk'itandatu ntandukanye nawe okay ugira ngo ntibibaye ejo bundi mvuga ari byavuga yes warushye ntabwo harimo yego maze imyaka nk'itandatu guhera 2018 yego jusqu'à